Turashije mwese mudukurikiye nitwa Jean Pierre Kagabo tubaha ikaze mu kiganiro Imboni musesenguzi mwatangiye kubara amezi n'iminsi isigaye kugira ngo abanyarwanda bagiye mu matora y'umukuru w'igihugu na y'abadepite. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda agiye kuba ku nshuro ya 4 nyuma ya 2003 ubwo yabaga ku nshuro ya mbere nyuma yo ku Rwanda rubohowe. Ay'abadepite yazaba agiye kuba ku nshuro ya 5. Birumvikana rero yuko ari ingingo tugomba kuganiraho mu bihe bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi twahisemo kwibanda ku bijyanye n'umutungo ndetse n'amikoro akoreshwa mu bihe by'amatora. Abiyamamaza bakurahe amafaranga bakoresha, nahe mafaranga wafata nk'ikizira, ni ibiki biteme mu bijyanye n'imikoreshereze y'imitungo. Twavuze tuti rero nk'uko abanyarwanda bakunda kuvuga ngo amatora ni ubukwe, buryo ubukwe buhari abantu baritegura, abatwerera bagatwerera, abegeranya ibiki bakabyegeranya. Ubwo rero tugiye kubireba muri urwo rwego tuganira ku matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Ndi kumwe hano muri studio na Honorable Oda Gasinzigwa muyobora komisiyo y'igihugu y'amatora. Tubaha ikaze. Nakoze cyane. Turi kumwe namwe Honorable Nkusi Juvenal umusenateur, namwe tubaha ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe na Honorable Mukama Abbas umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Tubaha ikaze. Murakoze Kagabo. Honorable Oda Gasinzigwa mukimara gushingwa izi nshingano na Perezida wa Repubulika, ikintu cya mbere mwahereyeho ni ukwerekana yuko byaba byiza amatora y'abadepite ahujwe n'ay'umukuru w'igihugu. Ntabwo ariko byari bisanzwe. Ibi byatumye n'iteko nshinga hari ingingo zihinduka kugira ngo ibyo bigende neza. Wenda mbere yuko twinjira neza nyirizina mu kiganiro, mubwiye nk'abanyarwanda imyiteguro y'ubwo bukwe, nk'uko abanyarwanda bavuga ngo ni ubukwe, iby'ingenzi mwatubwira mwatunosheraho n'ubwo mbizi ko mutabijyamo byose. Murakoze cyane. Icyo twavuga ni uko twishimira ko uyu munsi imyiteguro imeze neza, nk'uko byatangiye nyuma y'uko hajyaho amategeko atandukanye yagombaga gutuma ya matora abiri ahuzwa, amatora y'abadepite ndetse n'aya Perezida wa Repubulika. Byadufashije cyane kugira ngo imyiteguro itangire. Itegeko nshinga rimaze kujyaho, hagiyeho itegeko ngenga rigenga amatora ko ryagombaga gushingira kuri iryo tegeko nshinga, ndetse hajyaho n'andi mategeko cyangwa se navuga ngo ni amabwiriza hamwe n'ibindi byose bifasha kugira ngo ibijyanye n'amategeko byose bibe byajya ku murongo. Ibyo byose rero byadufashije kugira ngo amatariki y'amatora amenyekane. Tukaba nk'uko tubizi twese tariki ya 14 z'ukwa 7 tuzagira amatora ku rwego rwa diaspora, 15 mu gihugu ndetse na 16 ku byiciro byihariye. Ibikorwa turimo gukora ubu ngubu twavuga cyane cyane kuri lisiti y'itora. Muzingira ngo abanyarwanda ko bamaze iminsi bakurikirana kwikosoza kuri lisiti y'itora, tugira ngo tunashimire cyane ko imibare dufite uyu munsi hafi 90 birenga abanyarwanda bamaze kwireba kuri lisiti y'itora, ndetse n'abifuza kwiyimura bakaba barimo kwiyimura. Tukaba tugiye muri iki cyumweru kwinjira mu gikorwa cyo guhuza ibyakosowe kuva ku mudugudu kugera ku rwego, kuva cyane cyane byakorewe ku rwego rw'umudugudu ndetse n'ababandi bikosoye bakoresheje ikoranabuhanga. Iki cyumweru niwo murimo tugiye kujyamo. Icyo navuga ikindi gikomeye ni uko hashatswe ingengo y'imari nk'uko mwatangiye mubivuga. Tuboneraho no gushimira igihugu cyacu yuko u Rwanda ubu ngubu 100% ingengo y'imari ijyanye n'amatora itangwa n'igihugu. Ikindi navuga noneho nuko nyuma yo kubona iyo ngengo y'imari cyakurikiragaho n'iyo myiteguro nari ntangiye mvuga. Igikorwa gikomeye rero kindi tugiye kujyamo, igikorwa cyo kwakira kandidatire. Abanyarwanda bategerezanya amatsiko, kikazatangira ku itariki 17 z'uku kwezi kugera ku itariki 30. Nyuma yaho tuzinjira mu kwiyamamaza. Myiteguro rero twatangiye gushaka ibikoresho by'amatora. Muzi neza ko mu guhuza amatora abiri noneho hari ibikoresho byinshi tuzakenera, ari amasanduka y'itora, ari impapuro z'itora ndetse n'ibindi bijyana nabyo. Tukaba rero twaranasuye site z'itora kuko ibyo bikoresho byose binajyana na site z'itora. Tuzaba dufite hafi site 2,000 hafi na 441. Tukaba tuzaba dufite n'ibyumba muri izo site bigera hafi ku 17,400. Urumva ko atari bikeya, ariko cyane cyane uwo mubare uranashingira
yuko twifuza yuko abanyarwanda bazagira umwanya wo gutora badatinze bagasubira mu mirimo yabo. Izo site rero twazigennye hafi buri cyumba cy'itora kikazaba kiri bitarenze 500 bazatorera muri icyo cyumba cy'itora kugira ngo umwanya uzakoreshwe neza. Navuga rero ko imyiteguro irimbanyije nkuko nari mbivuze kandi byose bigenda neza. Ikindi gikomeye cyane Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ishinzwe burya n'uburere mboneragihugu bushingiye ku matora, kuko abatora ni abanyarwanda bagomba kwibutswa uburenganzira bwabo, inshingano zabo. Tukaba tumaze igihe rero twigisha uburere mboneragihugu kugira ngo abanyarwanda bamenye amatora ateganyijwe, igihe biteganyijwe n'iryari, uburenganzira bwabo n'ubuhe, ndetse bitegure neza. Kandi icyo kidushimishije nuko aho tugiye hose abanyarwanda batwereka yuko ahubwo ari twebwe dutinze kugira ngo amatora abe yaba. Ngira ngo naza kongera, ariko icyo navuga muri makeya nuko ibijyanye n'imiteguro y'amatora byinshi birimo gukorwa kandi birimo gukorwa neza. Tuzagenda tunakomeza kubigeza ku banyarwanda uko iminsi yigira imbere, ariko iby'ingenzi nk'uko nari mbihereyeho nuko ibijyanye n'ingengo y'imari yabonetse, ibijyanye na lisiti y'itora nk'ikintu gikomeye cyane twatangiye kubikora. Ubu rero mu minsi iri imbere ntaribagirwa, ariko hari n'igikorwa gikomeje kijyanye n'abifuza kuba abakandida. Ubu ngubu barimo gushaka imikono bigenga, barimo gushaka imikono hirya no hino n'ibindi byangombwa bisabwa, tukazabisuzuma tukareba koko bakwiriye kuba abakandida. Murakoze Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, ngo imbe birya umuhini ototera isuka. Reka noneho tugere ku ngingo nyirizina. Honorable Nkusi, muri Sena ngira ngo mu nshingano zayo harimo ibijyanye na politiki n'abanyapolitike. Tugarutse kuri iyi ngingo, mu minsi ishize ubu ngubu imitwe ya politiki irimo iragenda ishaka amikoro, niba ari imisanzu abayoboke bashobora gutanga. Ese ibi bintu biremewe? Hari imbago zaba ziriho? Amategeko avuga iki ku bijyanye, ko hariya twavuze tuti abiyamamaza bakuraho amikoro, kuko yatubwira ko ingengo y'imari muri Komisiyo y'Amatora bayihabwa na leta, ariko si iyo mitwe ya politiki, abo bandi bigenga bashaka kwiyamamaza bo bavana he ayo mafaranga? Ibizira ni ibihe muri ibyo ngibyo? Urakoze cyane Kagabo. Perezidante wa Komisiyo y'Amatora arabivuze, igihugu mu mafaranga yayo itegura amatora, ikigisha n'abanyarwanda uburere mboneragihugu kugira ngo bazatore neza. Hatorwa abandi rero, hatorwa abakandida. Abakandida bashobora kuba bigenga cyangwa abakandida bashobora kuva mu mitwe ya politike. Ese iyo mitwe ya politike ibigenza gute? Kugira ngo uri mu mutwe wa politike nuko mwarumvikanye, muba mufite abarwanashyaka, muba mufite abagize iyo shyaka, kandi bakaba bariyemeje kurishyigikira mu mibereho yaryo ya buri munsi. Ni ukuvuga ngo amategeko ngengamikorere y'imitwe ya politike yerekana yuko aho umutungo wayo uva ahanini cyane cyane uturuka hehe? Uturuka mu misanzu abagize ishyaka batanga kugira ngo ishyaka rikomeze rikore. Ituruka mu by'imitwe ya politike ikora. Ishobora kuba bandika ibipapuro, bakoresha za t-shirt abantu bakagura, amakaramu mukagura, ariko nabyo byose hakavamo amafaranga mushobora gukoresha mu matora. Hakabamo none ibyo yenda mugenzi wanjye ari buze kubivuga, ariko imitwe ya politike hari inkunga ituruka muri forumu y'imitwe ya politike bafasha kugira ngo bakore buri munsi. Hanyuma none ibindi noneho byikurikiyeho umutungo wayo ni inkunga leta itanga, ariko itanga amatora yararangiye. Ku mitwe ya politike yabonye hejuru ya 5%. Muvise rero yuko imisanzu ibikorwa nibyo ahanini biturukamo ubushobozi butanga imitwe ya politike kugira ngo irangize inshingano zayo. Muri ibi hari n'indi aho umutungo ushobora guturuka ni mu mpano n'imirage. Mwishyaka urimo ushobora kuvuga uti yewe iri shyaka ndihaye ibi,
ushobora kuriha amafaranga, ushobora ku bindi bifite agaciro, ibi byose bashobora kuba babikoresha. Ibyo biri mu itegeko rigenga imitwe ya politiki. Hanyuma kandi hari n'uko ushobora gutanga, ariko muri iyo ngiyo rero mu mikorere ibifite agaciro ka miliyoni ugomba kubimenyesha urwego rw'umuvunyi. Urwego rw'umuvunyi ushaka gutanga iyo nkunga cyangwa iyo mpano, iyo umaze kuyitanga ishyaka rigomba kumenyekanisha yuko wowe watanze amafaranga arenze miliyoni, bakabimenyesha mu rwego rw'umuvunyi, kuko urwego rw'umuvunyi nirwo ruzaza kureba kontabilite, imicungire y'imari y'imitwe ya politiki, bakareba rero niba kuko ibyo bikurikije amategeko. Ariko iyo uvuye muri ibyo byose, ibi ngibi bituruka ubushake igihugu cyacu cyafashe cyo kugira ngo amatora n'imitwe ya politiki bifitwe n'abagize ishyaka, kugira ngo bashobore kuba barikorera kandi bumve yuko ishyaka ari iryabo. Ibyo rero nibyo niyo ikurikiye architecture y'uko financement iboneka, bigafasha rero kugira ngo ushobore kuba wakora kampanye, kuko kampanye ni ikintu gikomeye. Buriya president wa komisiyo y'amatora mu myaka 5 tuba dukora, ariko noneho nawe babivuze iyo ari ubukwe buritegurwa. Ukwitegurwa, niba ufite igitoki mu murima uragishaka, niba ufite amasaka kigage, niba ufite iki cyose, niba ufite ubuki nabwo ushobora kubujyana kugira ngo abantu bazajye, waba ugatwerera icyo ushoboye cyose kugira ngo muri icyo gihe gikomeye cyane cyane y'ubwo bukwe yo kubaka umuryango mushya, abantu bashobore kuba babona uko babikora. Nibyo rero, ibyo biri mu mategeko, ntabwo bibujijwe, ariko rero ni ibintu bigomba kwitabwaho kugira ngo hato, kuko itora ni ikintu gikomeye, kuko niho havamo ubuyobozi buzayobora igihugu, bukabiha umurongo muri iki gihe n'imyaka 5 iri imbere. Ubwo ni ukuvuga ngo rero abantu bagomba guhitamo bazi impamvu bahisemo, kandi bazi yuko n'ishyaka n'umutwe wa politiki cyangwa umukandida bashyigikiye azagira icyo abagezaho. Honorable Mukama, uri umuvugizi w'ihuriro nyarwanda n'ibitekerezo by'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda, ariko n'amahirwe uri n'umuvunyi wungirije. Wenda mu byo bavuze sinzi niba ari icyo ushaka kongera, ariko nashaka kubaza, hari abatekereza yuko imitwe ya politiki haba hariho kwiniga cyane, niba hari abantu bo hanze bifuza kwitera inkunga bikaba bitakunda, ariko hari n'abandi bavuga batese ko hari igihe tujya tubona nk'imanza mu Burayi, muri Amerika, ngo ibigo n'ibi bikomeye by'ubucuruzi ugasanga byarakoranye n'abantu biyamamazaga, cyangwa se n'imitwe y'iterabwoba n'indi y'abagizi ba nabi, ku buryo imitwe ya politiki imwe n'imwe yakoresha ayo mafaranga. Wenda nagira utubwire uko igihugu kirinze ibintu nk'ibyo ngibyo. Urakoze Kagabo. Ni n'amahirwe ko icyo giteko ritorwa nari ndi mu nteko, Honorable Mustafa turi kubona mu nteko nk'abanyapolitike, nyuma y'ibibazo twahuye nabyo mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, twakoze amateka tuyitondera cyane bijyanye n'amateka twanyuzemo, kuko iyo turangara gato abavuga bashikiye iterabwoba bari kuzabona banyura bakaza gusapotinga bamwe mu Banyarwanda bashaka kwiyamaza bitwa ko ari abanyapolitike, gukoresha amafaranga bongera gusenya igihugu cy'u Rwanda. Muri iyo mpamvu hamwe n'ibyo Honorable Musi yavuze, iteko ngenga rigenga imitwe y'abanyapolitiki byo muri 2013 ryavuguruwe muri 2018 mu ngingo yayo ya 23 iravuga neza umutungo w'umutwe wa politiki aho ukomoka. Yabivuze Honorable Musi ku misanzu y'abayoboke, iyo umuyoboke w'umutwe wa politiki runaka uba wumva ko umutwe wa politiki wawe urimo wawe support yatuma utsinda mu matora uyobora igihugu. Cyo ni cyambere. Impano n'imirage yabivuze. Niyo bavuga muri ya kwa kundi twakoze amategeko tuyitondera. Imirage n'impano niba tuvuga yuko arenze miliyoni 1, tuvuye miliyoni 10 miliyari, ugomba kwandikira mu kwezi kumbere y'ukwezi kumwe ikigo gishinzwe kwakira no kwakira gushinzwe imitwe ya politiki, ubwo ni RGB mu Rwanda. Urakibwira impano n'ingo wabonye aho iturika, ukamenyesha urwego rw'umuvunyi. Kubera iki bigenda bityo? Impamvu nuko RGB n'urwego rushinzwe imitwe ya politiki n'abanyapolitiki
narwo mu nshingano bagomba kureba iyo amafaranga avuye kuvuga argent sale ntizigomba kwemerwa datemane wa mugani ko babyita ntibigomba kwemerwa nubwo hari itegeko ubwo harimo rihana ndonyi ari itegeko n'icyaha cyo rihana yeza ndonyi ariko muri ubwo politiki RGB ifite mu cyaro Rwanda kimitwa politiki nayo ifite obligation kumenya amafaranga warangiza ukabwe n'ubwo umuvunyi ruza iyo buri mwaka umutwa politike abanyobozi bagomba kudeklara ariko yarenze miliyoni ashobora kuba ari menshi ku muntu runaka ariko n'ibihumbi 1020 nabyo bikaba ari byinshi ku wundi kuya niba umushinga amategeko yahisemo miliyoni imwe bifite icyo bisobanura unyumva muri icyo gihe niba twavuze miliyoni imwe icyo gihe abatangiye kuba deklara ukavuga n'iryari ko abanyapolitiki hari aho bakoresha uwo mwanya mu kwinfluencinga politike z'igihugu ariko amafaranga uyatanga ryari uyatanga nyuma ko umaze gukora bila yawe muri ya resultat yawe net ya nyungu yawe nibwo uyatanga apana kuyatanga uvuga ko noneho nzakoresha leta nibwo nahaye miliyari 10 nyikoresha mu byo corruption bama amasoko ku buntu kubera ko mba natazi ngo uyatanga nyuma yuko umaze kugaragaza bila yawe mu nyungu yawe babara ukiraho reka mbabaze hari uburyo bwo gukurikirana ingengo y'imari imitwe ya politiki izakoresha cyangwa se n'abakandida bigenga ku buryo wamenye ngo amafaranga bazakoresha bayavanye aha no gisema nyuma bite kuri clair no kuvuga icya mbere ni imisanzu y'abayoboke abayoboke bawe icya kabiri ni ibikorwa ukora by'ubucuruzi byo n'amategeko bikwinjiza amafaranga icyo ni normal icya gatatu ku nkunga ya leta ku nkunga ya leta itanga inkunga mu mutwe iva mu musoro w'abanyarwanda ikaduha twese kimwe kubera kundi bigaragaza yuko igihugu ni icyanyu muri abanyapolitiki murashaka kureba uko mukora amategeko yawe yayobora abanyarwanda none muri iyo misanzu yabo niyo tugiye guha imitwe ya politiki inkunga ingana imwe kanywa muri forum ya forum izi supportinga bya bikorwa dukora kwigisha urubyiruko buri mutwe wa politiki uzi kufite urubyiruko kugira ngo tuboriyante abana b'abanyarwanda bakura abanyapolitiki beza aribo bazabayoboza u Rwanda ejo hazaza anyurwa na RGB na yafashe umutwe wa politiki fonctionnement ya buri munsi kugira ngo njye umutwe wa politiki wa claiminga yuko wabuze amafaranga ukora politiki leta yitamo kuyatanga ako twajya muri campagne unyuvaho icyo gihe mu kwamamaza abakandida mu kwamamaza wowe ukoresha yawe y'imisanzu y'abayoboke bawe nizo mpano babona n'activity ukora zinjiza amafaranga ayo niyo watsinze ubonye plus de 3% 5% mu itegeko kandi itegeko rivuga yuko icyo gihe hari amafaranga leta ibaha asubiza dépense mwagiye mukoresha ayo mafaranga arazwi ayo leta ibaha mbere n'uvuga batanga miliyoni 100 batanga miliyoni 100 ko babonye amajwi arenga 5%. Niba warakoresheje dépense miliyoni n'uwagize 5% bayamuha barayamuha niko 5 kugeza hejuru so rero yumva icyo gihe ibintu bya leta nta kwitagiza iyo bategereje kubanza gutsinda urabitekereza ntabwo bari bakwiye kuba habyibura nk'agace bakabanza bakagerageza oya nonse yaguye ukajya kujya muri business zawe reka namwe musura abanyarwanda umunyarwanda arawutanga kugira nawe ujye guhatana ujye muri competition ndi kuba wagira muri bwabutegetsi bwabuyobozi niba utaye icyo gihe niyo amafaranga leta aba yakoresha mu buryo buri nyabwo ku munyarwanda baraguha isaha yawe iyo utabonye 5% ubu icyo gihe wabara gute kandi atara honorable Oda wenda hari icyo nakiturujije ushobora kumva mu bantu uratubwira uti komisiyo y'igihugu y'amatora twebwe duhabwa ingengo y'imari na leta twaranayibonye 100%. Hari ibindi bihugu tuzi aho bavuga ngo ntituzakora amatora twabuza abaterankunga kuba igihugu kibonera ingengo y'imari y'amatora 100%. Bivuze iki mu migendekere y'ayo matora? Wenda ngira ngo tunibukiranyije abari bakuru nkanjye icyo gihe murabyibuka neza ko amatora atangira mu Rwanda twese nk'ibindi bihugu 2003 nibwo icyo kibazo cyatangiye ubona ko abaterankunga cyangwa se icyo gihe niko babitaga byageze ahantu ibyo bemereye abanyarwanda ku mpamvu zabo baravuga bati ntibigishobotse mu gihe twiteguye gukora amatora ngira ngo honorable Nkusi yabivuze neza ati amatora si umuhango tuba dushaka abayobozi bazayobora igihugu bakagiteza imbere bagateza imbere abanyarwanda umuntu iwe n'imisanzu y'abaturage be bageze ahantu barifasha abanyarwanda baravuga bati ariko mu umuco wacu wari ufite kwigira umuco wacu ufite kwihagararaho iyo bibaye ngombwa ntabwo twanze abadufasha
ariko nanone ntibashobora kutubwira ngo nimuhagarike amatora kubera yuko uyu munsi tutabishatse. Hafashwe rero icyemezo gikomeye gifashwe n'abanyarwanda ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu. Ngira ngo murabyibuka neza, urubyiruko ruhaguruka, abagore bahaguruka bakazana ibitenge bafite, urubyiruko ruti niba ari ayo masanduka turayabaza, abakuru nabo bari bahari bati tugomba kwifatira igihugu nk'icyacu tukagiteza imbere uko dushoboye. Muri ayo mateka rero ngira ngo warumbajije isomo kandi n'icyo bimaze, nuko ibyo nubwo byaje mu gihe byari bigoye abanyarwanda, ariko twakuyemo ibyiza byinshi. Twakuyemo gusubira muri wa muco wo kwigira nk'uko nari mbivuze, abanyarwanda bakora amatora kandi bayakora neza. Kuva icyo gihe rero igihugu cyatangiye gushaka ingengo y'imari mu by'ukuri izajya ifasha amatora, tukayakora mu buryo bwacu nk'abanyarwanda, mu bushobozi bwacu dufite, ibindi bigakorwa mu buryo abanyarwanda bitanga. Ahangaha nanakwibutsa yuko ibindi bikinakomeza n'uyu munsi. Nubwo tuvuga ko tubona iyo ngengo y'imari, ngira ngo iyo dukora amatora atandukanyije twari gukoresha hafi miliyari 12, uyu munsi tukaba tuzakoresha hafi miliyari 8 n'igice aho ngaho. Ibi rero byonyine ntitwavuga ko ayo mafaranga ariyo azakora amatora yonyine. Hari n'ubukorerabushake hirya no hino, ngira ngo mubizi neza yuko dufite n'abanyarwanda biyemeje gufasha mu matora, badufasha mu gutegura amatora hasi hariya mudugudu muri bya byumba by'amatora. Abakorerabushake babangana bate kugereranya? Twari dufite hafi ibihumbi 70, ariko ubu dushobora kuzagera ku bihumbi 100 kubera ko twongereye ibyumba by'itora. Ibi rero nabihuzaga nshaka kugaragaza yuko yego tubona ingengo y'imari y'igihugu, ariko wa muco wo kwigira nawo uba wunganira ya ngengo y'imari. Tuvanireho urujijo, hari abumva ngo imitwe ya politiki irimo iraka imisanzu barwanashyaka cyangwa abayoboke byaterwa cyangwa abanyamuryango bitewe n'utwa politiki kubyita, bakumva ngo na komisiyo y'igihugu y'amatora ikoresha ingengo y'imari. Bamwe bakabikora babigendere, ariko abandi bakaba batabisobanukirwa kubera ko batabizi. Ibyo bitandukana biti? Mu by'ukuri ntabwo ari byo. Banze mvuge ko si byo, kandi nka komisiyo tunamaganye nabo bashaka kuyobya gahunda y'amatora, kandi gahunda abanyarwanda biyemeje ko tuzatora abayobozi b'igihugu mu buryo burimo, navuga mu buryo bw'ubunyangamugayo. Nta kuntu rero komisiyo y'igihugu y'amatora yaba yaremerewe ingengo y'imari ituruka muri ba banyarwanda mu by'ukuri, ariko mu buryo busobanutse binyuze mu ngengo y'imari y'igihugu, mu ngengo y'imari ya leta, ngo twongere dusubire kwaka abanyarwanda amafaranga. Ntabwo icyo gikorwa ari cyo, nta nubwo komisiyo yigeze yaka amafaranga, nta nubwo iteganya kuyaka. Amafaranga tubona aturuka mu ngengo y'imari duhabwa nk'ibindi bigo byose. Abayaka ajya mu mitwe ya politiki, ntagaza muri komisiyo y'amatora. Navuga ko nk'uko bagenzi banjye babivuze, abaturuka mu mashyaka ya politiki bafite icyo, hari itegeko rigenga amashyaka ya politiki yabisobanuye aho bakura umutungo, kandi nabo benshi iyo ukurikiye bakurikiza koko ibyo baba baremeranyije mu mutwe wa politiki wabo uko bazabona inkunga, kuko nta gitangaza kirimo. Niyo ugiye muri asosiyasiyo utanga, murumvikana mugatanga umusanzu utuma ibikorwa byanyu bigenda. Ishyaka rya politiki rero kuba ryasaba umusanzu bitewe n'amategeko bishyiriyeho muri iryo shyaka rya politiki nta kibazo kirimo. Icyangombwa nuko babikora nta murwanashyaka wabo, niko nabyita, bahutaje, kandi baba ari ibintu bemeranyije. Ariko twebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora ibyo ntabwo tubijyamo. Icyo tuzi nuko amashyaka ya politiki yemewe mu Rwanda afite amategeko yayo ngengamikorere, ariko birenze hakaba hari nk'ishyaka rya politiki ryabikoresha mu izina ry'uko ayo mafaranga araza muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Ibyo byo twabyamagana, ariko kugeza uyu munsi ntabyo turabona. Honorable Nkusi, umurwanashyaka, umuyoboke, umunyamuryango umutwe wa politiki runaka yanditse urwandiko avuga ati jyewe nkora aha, cyangwa se mfite uko ninjiza uku n'uku, nemera ko nzajya ntanga amafaranga n'aya mu gihe n'iki yo gushyigikira ibikorwa by'amatora mu rwego rwa politiki, ni igitutu
ni igitugu, ni ugufata ku baturage ku gakanu, ubisobanura ute nk'inararibonye muri politiki? ntabwo ari igitugu, kuko iyo wanditse ukanasinya uba uzi icyo wemera, kandi nawe kugira ngo ufate icyemezo cyo uri mu mutwe wa politiki n'uyu, ni icyemezo ufata wabitekereje, wabyumvise, ukavuga uti nk'umunyarwanda, kubera ko politiki ari ikintu gikomeye kandi ari ikintu gifite akamaro, ninjiye muri uriya mutwe wa politiki kugira ngo nzakore ibitekerezo byacu bizagira aho bigera. Ibyo rero nta kibazo kirimo rwose, kuko iyo niwe wabyimereye, ariko ntabwo ari umusoro, ntabwo ari umusoro, kandi ibyo ngibyo bigaragarira mu mategeko ngengamikorere. Amategeko ngengamikorere rimwe iyo urebye, iyo wasomye mu mitwe ya politiki, usanga hari umusanzu buri mu Rwanda cyangwa buri munyamuryango atanga, ariko mu gihe kidasanzwe, kandi igihe cy'amatora ni igihe kidasanzwe, harimo abafata engagement yo kugira ngo bafashe umutwe wa politiki wabo uzagere ku ntego yo kwiyamamaza neza, abanyarwanda bakawumva bakawakira. Ibi rero bituruka he? Perezida wa komisiyo yabivuze, buriya nta cyubusa kibaho. Buriya igihe muri 2003 twashakaga amafaranga kugira ngo badufashe dukora amatora, bakayimana ku munota wa nyuma, ni ukuvuga ngo bari bamaze kubona ko ibyo bashaka bizavamo atari byo, kandi rero umuntu uguhaye yifuza yuko none utaguhaye ko yibwira ko ibyo uzakora bitazaba biciye mu cyo, ko nta kuboko afite. None se hari ukundi yabigenza, kubera yuko nta mwanya bifitemo. Ariko none rero iyo wafashe umwanzuro ugafata n'umurongo yuko ugomba kwigira, ni ukuvuga ngo niba igihugu kigira kigatanga amafaranga yose ya ngombwa kugira ngo komisiyo y'amatora irangize inshingano zayo, nawe umutwe wa politiki ugomba gukurikiza uwo murongo, mugomba kwigira namwe kugira ngo mushobore kujya muri uwo murongo, mutagiye ngo mukoreshwe n'abantu babaha n'imfashanyo cyangwa n'impano, ariko izo mpano ziba ziziritse, ugomba kuzishyura ku buryo ubwo aribwo bwose nyuma y'amatora. Ni naho ureba ibintu bya corruption, niho bituruka, ugasanga umuntu watanze amafaranga batsinze avuga ati nanjye nimumpe, ngomba kubona return, ngomba kubona iyo mu masoko, mu bikorwa ibi n'ibi, muri avantage, ugasanga system y'igihugu ikagwa. Ibyo rero tubibona ahandi henshi, ariko noneho twarabibonye kandi twarabimenye. Niyo mpamvu ibyo ngibyo aya mategeko ajyaho, ibikorwa n'imyitwarire, ari amabwiriza komisiyo y'amatora ikora, bituma yuko abantu bagomba kubyirinda kugira ngo igihugu cyacu gikomeze umurongo kihaye. Honorable Mukama, nkamwe mu yobora ihuriro ry'inyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike, nk'uko babivuga ibihe by'amatora ni ibihe biba bikomeye cyane. Hari n'igihe twumva yuko imitwe iba yashyushye, bamwe bashaka kujya ku rutonde rw'abadepite, biba byashyushye, igihe ntimwanshyizeho, ibyo byose biba bivugwa. Ese nimutekereza ko abo bantu b'abarakare bari mu mitwe ya politiki ari bamwe mu baca ku ruhande bakavuga bati yewe ibintu ntabwo bimeze neza, turimo turakwa amafaranga? Kagabo, reka mubwire icyo ugomba kumenya. Bageze banjye bakubwiye 2003 wari ukiri umusore, warakurikiye urugamba, rega byaje bikurikirana tumaze gutora iteko nshinga, tuvuye muri transition. Abantu abazungu bashaka, abanyamahanga bashaka ko bimika nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, bumvaga ko abantu bo bakagomikorwa kandi bareba ukuntu igihugu cyacu bagitobanga. Nyuma yaho abanyarwanda tumaze kubona yuko cyane cyane dushimira kwa Perezida Paul Kagame ubushobozi n'ubuhanga Imana yamuhaye, urabona ibyo kuvuga ngo twiheshe agaciro, twishakira ibisubizo mu bibazo by'abanyarwanda, tutadepanda n'abanyamahanga, byaje imwe muri solution aho twagiye tujya hose. Muri za urne zose, je nari Nyagatare, uribuka abazungu bariraga bari kubara amajwi Kagame Paul Kagame, yari kuri wa wundi shaka kuvuga witabye Imana, niba ariho yabonye 2%. Hari umuzungu nari Nyagatare yaturitse ararira, umuzungu aririnze kurira n'umunyarwanda, niki gitumye ari agahinda, nuko imipango yabo yose yabaye nil. Ibyo afanda dutoje kwihesha agaciro, kwigira, byatumye abazungu aho badushiraga badashobora kubona bamenera. Wavuze ku bindi bihugu n'akazi kabo. Niyo mpamvu uyu muco afanda duteye yadushizemo
niyo solution ituma u Rwanda rwacu rugezaho rugira abiyita abakorerabushake cyapa suya hamagaye baza barenze 50,000 nuko tuzi neza akaciro ku Rwanda n'ubunyarwanda umutwe wa politiki rero uko buri mutwe wa politiki muri independence yabo uko bapanga liste niyo babigena ushaka guhirahira barashaka kuva ko ari umurakare uyo umutwe wa politiki ufite ukuntu umuhana umushamo disciplinary bayemo bakamwirukana kandi uyo ibyo ni ibisanzwe ariko aho tugeze umutwe wa politiki cy'ibintu dufite mu Rwanda ndumva aho byigeze kuba wenda mugenzi wanjye byigeze kuba wenda mu agomba ko ari umuyoboke wa PSD wanda uvuga ngo turatubimenekeza ibintu nk'ibyo nabo bamufata icyemezo turatugabana bamufata icyemezo baranamwirukana urumva ko imyitozo politiki yacu ko yubatse na komite discipline ntabwo ikina babonye ko umuntu aje kuvangavanga baramwirukana bivuga ko n'undi mutwe wa politiki iyo amaze kudista liste iva hasi bagahitamo buri wese arabyemera muri bwa buryo bwo kubaha umutwe wa politiki urimo ko wariyangaje nama ibivuyemo ugomba kubyakira ko byose bikorwa mu nyungu z'abanyarwanda rero abantu babandi bo hanze bo baba bashaka kumva ngo ibyaki nubwo twakora ibyo bimeze kutegabo ntibazishima rero ntabwo twakorera bo dukorera abanyarwanda niba ubundi abanyarwanda bishima bagatanga amafaranga yabo kugira ngo umutwe wa politiki barimo utsinda amatorega nabo inyungu ivamo turi kubwira iyi esperance de vie ubona abanyarwanda twaravuye muri 37 igeze 70 ans icyizere cyo kubaho izi gahunda ubona buri munyarwanda wese afite accès yo kubaho neza dependement ku Rwanda rwabayeho yaburwa n'iki gutanga umusanzu w'umutwe wa politiki yumva ashaka kuba muyobora uramubuza nkande wowe none se reka nkubaze nk'ubu nk'ihuriro ry'imitwe ya politiki mwamufite uko mukurikirana niba nta makosa yakorwa n'imitwe ya politiki kuko reka nguhe nk'urugero mu bihugu bimwe iyo abantu bagiye kwiyamamaza abe perezida abakandida depite usanga banyura ahantu hari bafite ibipfumba by'amafaranga bagenda babitanga bakanyura ku kabari ukabinika mu byeri abantu bakanywa hano bimeze bite umuntu agiye kwiyamamaza birazira ko yatanga yuko ahubwo bimuye hamwe nuko nduvugize n'umutwe wa politiki no mvuye ushinzwe corruption urahira tugufata iyo ni corruption uguriye nk'abaturage nk'urwagwa wiyamamaza urwikise cyaba zagutora ubwo uzabikore uguze guzakora akazi kabo zo none se nushaka kuza ku influencinga uje se uri yaduye ushaka gufata ibyo bifaranga byavuye Jean Sale ugashaka gupfunyika abantu ngo bagutore kandi bizwe kuri yaduye ushaka ko accessingale uze gutera ibibazo ega niyo mpamvu amateko hari icyo tujya tuvuga ngo budasa honorable Nkusi ntabwo buri imisatsi ibiri izira ubusa gusa ndabizi wayoboye n'inteko jenoside ikirangira n'uracyari mu nteko ujye ubyumva hirya no hino mu baturanyi ukabona umuntu ariyamariza ko perezida afite igipfumba cy'amafaranga abantu baragenda basengera ubu ngubu amatora igihe azaba abaturage inyota izabica bazanywa amazi cyangwa amata none se ubu ngubu bafite inyota none se mu gihe cy'amatora niho icyaka kiyongera bagiye kubyina bagize kugira ngo bazabare mu kwezi kwa karindwi n'izuba ryavuye ariko se bundi bafite icyo banywa umudiho burimo ibyo rero tujye tumenya naho byavuye kandi ibyo uvuga nibyo byabayeho mu Rwanda byavuye tubwire nibyo ushaka nibyo byabayeho mu Rwanda kera wajya kwiyamamaza nawe ugatanga amafaranga ugatanga inzoga hari uko bagenda gutya bakerekana umuhogo ukagenda ugatanga kuri amatora ya MRND nuko yarateye yamwe y'intuze y'amabara rero dukurikije icyo byatangaga naho byatugejeje ibyo ngibyo nibyo bintu bigomba kuvaho kandi byavuyeho no kuvuga ngo rero niba ugiye gutora toruza impamvu ntabwo ari uko wasinze impamvu ntabwo ari uko wasangiye n'abantu ngo mugende ngo n'abantu utazi ugende utagaguza amafaranga bagende batoragura ese nayo babaha nangahe hari ibihugu nzi uzi amafaranga uzi gufata agakoroboyi k'umunyu agakoroboyi ntabwo ukazi ndakazi isabune ukagenda bakayishyira aho ngaho nyine ukagenda ugahagarariya kuri tribune ukabwira abantu bawe mwajyanye ubaha isabune ubu nta nyine amatora yabaye akazi kaba kabonetse shaka bagenda bagukomera amashyi abakubyinira ariko urumva nawe uhembwa hanyuma se iyo bawugize nyuma yaho bigenda gute nyuma yose murahura nyuma yose urabegera kuko abo bose ntibashobora guhura nabo ikiza tuvana muri ibyo kuba tutabikora ni uko iyo bagiye mu matora bagenda bazi impamvu ko ari uguhitamo abayobozi kandi abo bayobozi
bakazaba ari accountable, bakazaba basobanura ibyo bagiye kubakorera nyuma ya manda babahaye. Iyo rero accountability, ibyo gusubiza kwerekana n'ibyo wakoze, ibyo nibyo bitume noneho niba ntacyo wamuhaye wowe wamuzaniye. Mu kanya Honorable Abbas yavuze ati Esperance de vie yongera ageze ku myaka 70. Ubu GDP umenye igiye kugera kuri ku gihumbi cy'amadolari. Mbere muri 1992 igihumbi cy'amadolari uravuga musaruro mbumbe kuri buri muturage ubundi yari amafaranga 220 n'amadolari 220 none yukubyegeza aho ngaho. N'ingengo y'imari renda kugera kuri trillion harya niwe uzi kubibara hafi 600 niwe wamenya ko tuvuye kuri angahe cyangwa kane miliyari 77. Urumva tugeze kuri trillion kuko 5,000 trillion hafi trillion 5 n'ibihumbi 600 na miliyari 690. Urumva aho ibyo rero iyo wageze aho ngaho ni ukuvuga ngo iyo utoye bataguhaye bya bindi watekereza aho ugomba gutanga wifuzaga yenda sinzi n'ubyifuza ya masabuni bavugaga none ikindi uzamubaza uteze ya mishinga mwabwiye ibyo ni muzadukorera mwarabikoze. Ntabwo bagiye gutora uzaguha umunyu n'agasabune n'imishinga y'igihugu. Honorable Oda, niba ntibeshya ni ubwa mbere kuva muri 2003 amatora y'abadepite agiye guhuzwa n'ay'umukuru w'igihugu. Nk'uko mwabivuze hari amafaranga igihugu kiteganya kuzigamamo, mwavugaga miliyari 7. Nabonye umunsi mwazigabanyije uko wabivugaga miliyari 12 ukakoresha 8 ubwo zaba ari nkenye, ariko ntacyo cyangwa urabona mu myiteguro uko birimo bigenda ibyo mwari mwiteze murabona ari byo mugenda mugeraho n'ubwo hakiri amezi make kugira ngo abantu bakomeze bitegure. Wenda Kagabo unyemereye gatoya kubyo bavugaga cyane cyane ku myitwarire yabo y'amashyaka ya politike noti yabo nk'aba bicaye aha. Nuko na komisiyo y'igihugu y'amatora muri bwa burere mboneragihugu twigisha duhura n'imitwe ya politike. Ibyo byose bijyana n'uburere mboneragihugu bushingiye ku matora, kuko wa munyarwanda turi bujye kureba turamubwira inshingano ze n'uburenganzira bwe mu matora, ariko abazatora bazaba baturutse wenda mu mashyaka ya politike cyangwa uwigenga. Ibyo byose rero bijya kugera icyo gihe byose twabiganiriye, ari bijyanye n'abazabakoresha nabi, ari abashaka kubaha amafaranga. Nako nashakaga kongeraho ku bijyanye rero no guhuza amatora. Twatangiye kubibona nk'uko bivuga ingengo y'imari yo nk'uko nayivuze urabizi hari bigenda bihinduka, ariko mu by'ukuri inyungu zabirimo hafi miliyari 3.4 tuzunguka kubera guhuza aya matora. Ibyo tumaze kubona ubu ngubu cyane cyane nuko igihe tubitegurira hamwe, ubu twari kuba twarakoze amatora y'abadepite umwaka ushize. Uyu munsi tukaba turimo gutegura amatora ya perezida. Urumva ko ni nkaho umwaka ushize n'uyu mwaka nta kindi cyari kuba gikorwa uretse gutegura amatora. Wa muturage nta kandi kazi arimo gukora. Urumva muri iyi minsi yose ibyo tuvuga byo kujya kubareba, amashyaka ya politiki arajya kubareba, komisiyo irajya kubareba, inzego z'ibanze zikabakangurira kwitabira kubikurikiranya. Rero urumva wa muturage tuvuga ya ngengo y'imari dushaka, umuturage agomba kugira umwanya wo kugenda ngo akore n'iterambere ry'igihugu riboneke. Ibyo rero ni ibintu bikomeye. Kuri komisiyo y'igihugu y'amatora natwe biradufasha nk'uko twakomeje kubisobanura yuko igihe gikoreshwa kiba ari igihe kimwe, tugakora ibyo dukora bikarangira tukajya mu yindi mirimo. Ariko n'ibindi hari ibikoresho iyo tubikoreye hamwe hari ibibungwabungwa bikanasigara bikazanakoreshwa no mu gihe gikurikiraho. Inyungu rero ni nyinshi tumaze igihe tubona. Turanizera yuko nyuma y'amatora nitumara gukora isesengura tuzabona byinshi. Nk'ubu ngubu n'urundi rugero nabo dukorana batangiye kutubwira ni nk'indorerezi. Indorerezi z'amatora urumva ko bari kuza umwaka ushize bakaza n'uyu mwaka, ariko uyu munsi bazazira kimwe, bareba amatora abiri, batange raporo, ubuzima bukomeze. Urumva rero inyungu zirahari kandi tuzakomeza ngira ngo Honorable Nkusi, amatora ya 2024 abaye navuga mu gihe kiri kurusho cy'ingenzi cyane urebye amateka y'igihugu. Wenda ntavuga amateka maremare, ni imyaka 30 ishize igihugu gihagaze cyiyubaka. Aya matora kuri wowe afite ikihe gisobanuro wenda cyane atandukana cyanuzuzanya n'ayandi twagize mu bindi bihe? Imyaka 30 kuva muri 1994 ubundi abanga bavuga ko generation ari imyaka 30.
ni ukuvuga ngo hari change, hari impinduka ikomeye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu harimo abasimbura ab'icyo gihe bagomba gufata gufata imiyoborere y'igihugu. Bibaye byiza rero, ni ukuvuga ngo amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite arahuye. Ni ukuvuga ngo ni intambwe nshyashya itangiye no kureba imbere ku bundi buryo tutarebaga. Kuko mu myaka 30 ishize igihugu cyari kirimo kijya tugisubiza ku murongo, gishaka kiyubaka, gifata irangi, gifata forme kugira ngo gishobore kuba cyakora. Ubu ngubu sinavuga ngo fondasiyo irakomeye ndetse n'inkingi ziriho. Hasigaye rero gushaka uburyo noneho bikomera, kuko noneho abariho ubu ngubu bakagera aho bubakira kandi bakagera n'aho bongera, kandi harahari. Kandi abo bantu babikora ni abantu bafungutse, ni abantu bize, ni abantu babonye byinshi, ntabwo ari abantu b'inturumbutsi. Honorable Mukama, muri 2015 ndi umuhamya wabyo, narabibonye. Abaturage bandikiye inteko ishinga amategeko bayisaba ko ingingo y'101 y'inteko nshinga ivaho, hanyuma bagakomezanya na Perezida Kagame. Ibyo byatumye iyi manda ya 2024 yitwa manda y'ubudasa, hari n'abayise manda y'umuvuduko, none igeze ku musozo, ariko binahuriranye n'iyo myaka 30 y'amateka y'igihugu cyanyuze mu busharire bukomeye. Ibyo biratuma uvuga iki kuri aya matora? Reka mbanze ku byo umuyobozi yarengejeho. Nyuma y'imyaka 30 Jesu yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Imyaka 30 abana bavutse icyo gihe bafite imyaka 30. Uzi ko ikoze statistique urubyiruko ni 60% y'abanyarwanda. Abo bose bavutse 94, ubwinshi bwabo hari icyo bizahindura amatora y'iki gihe tugiye kuzakora. Abo bana bose bize, afande ari uyobora igihugu, kuhamwe afande mu bavuga Perezida Paul Kagame. Ega afande ni izina ry'icyubahiro. Iyo rifite icyo rivuga na mbere ya bakiri musituni. Bagize amahirwe kwiga neza bose, ndi umunyarwanda ari bayitangije. Bararangije ubafuteza PhD, maîtrise. Abo bana ni nabo benshi nibo bagiye gutora. Abo nibo turi gutegura next 2, nibo bazaba driving iki gihugu. Urumva kimbabazwa nawe shiramo na situation géopolitique ya region. Sinzi ukuntu byahuriranye. Ikibazo uko byifashe mu karere. Uko byifashe mu karere. Bivuga rero gutora abanyarwanda bazatora bashije kandi babona uwabagejeje nyuma y'imyaka 30. Ibyize yatugejeje. Utangiye kwamaza umukandida. Oya, sindi kuvuga amateka na reality y'igihugu. Ntabwo nje kwamamaza, ariko turi kuvuga reality y'u Rwanda, kuko abantu bumva u Rwanda aho rwavuye mu myaka 30 n'ibyiza twagizeho. Buri muntu wese arumva kandi aranabizi. Aho icyo wabazaga no kuvuga nyuma y'imyaka 30 aya matora umwihariko wayo n'agaciro abantu bayaha, importance abantu bayaha n'uburyo bakora butandukanye, urebye nyine nk'ibyo bavugaga ibihe turimo, ariko n'icyerekezo igihugu kiganamo urebye aho kivuye. Nibyo mvuga ndensiza kuri urubyiruko rwacu ari benshi, nanibo duteganya nanibo bazaba driving list 2. Tugomba gukora ibishoboka byose ibyo twagezeho, dukube nk'ishure ebyiri ibyo twagezeho. Bitugomba gusubira inyuma, tukarinda neza ibyo twagezeho, cyane cyane urubyiruko twumva umutekano niyo base ya byose. Ubundi bakubwira neza no gusaba ko akomeza kubwira neza, agakuba ishuri ebyiri ibyo twagezeho n'icyo kinarangiriza. Honorable Oda, uko twatangiye niko tugiye kwanzura n'abashimira Honorable Mukama, ikiganiro cyiza mudahe Honorable Nkusi, nyakwa Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, twanzura iki kiganiro na munota umwe cyangwa ibiri. Nkuko babivuze, igice kinini cy'abazatora ngira ngo nka 3 bya 4 n'urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Ni iki mushaka ko bamenya mu gihe hasigaye igihe gitoya kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite abe? Akoze cyane. Wenda reka nongere ngaruke ku rubyiruko. Urubyiruko turarukangurira ko benshi nkuko babivuze hariho abagiye gutora bwa mbere, bageze imyaka 18 ariko ari bwo bwa mbere amatora agiye kuba, kandi ntabwo ari umubare mutoya, ni hafi twarebaga mu mibare ugasanga ni hafi miliyoni.
ariko wakongeraho nanone miliyoni y'abazaba batoye bwa mbere ariko wakongeraho nanone nk'uko honorable Abbas yabivuze muri statistique bari umubare w'urubyiruko mu banyarwanda bose ni munini, ariko si n'umubare gusa. Noneho niturebe no mu myaka iri imbere aya matora nk'uko yabivugaga, turatora dushaka iki? Turatora dushaka iterambere, turatora dushaka ubuyobozi bwiza. Ibyo bintu byose rero bigomba guhuzwa kugira ngo rwa rubyiruko rwumve ngo amatora ntabwo ari ay'abantu bakuru gusa, amatora nabo arabareba. Twakoze rero uko dushoboye kugira ngo tuzace no mu byo bakunda, babashe gukangurirwa aya matora kandi bayitabire. Ikindi navuga nuko nkuko natangiye bivuga, ibyo bakunda icyo nashaka kuvuga ni nko mu nzira bakunda gukoresha ikoranabuhanga n'ibindi kugira ngo babashe kujye amakuru abashe kubageraho, naho ubundi ibyo bakunda byo ni byinshi. Urakoze, kuko nari kuva hano bose bampa lisiti y'ibyo bakunda. Ikindi navuga honorable, nk'abantu bibaza ku bwigenge bwa komisiyo muyobora, kwigenga kwanyu, niba mutamuye n'imitwe ya politiki, niba ko mushobora gufata ibyemezo bibereye bose, bo mwababwira iki? Icyo nababwira nuko byose bigengwa n'itegeko. Dufite itegeko ngenga tugenderaho, tukagira itegeko rya komisiyo y'igihugu y'amatora rivuga yuko komisiyo y'igihugu y'amatora ni komisiyo yigenga. Bivuga iki? Bivuga yuko igomba gutanga uburenganzira bungana ku bagiye mu matora, bakabona ibyo byose bisabwa kugira ngo nabo babashe kugera ku byo amatora babashe kuyitabira uko bikwiriye. Ngira ngo duhura kenshi n'amashyaka ya politiki, kandi no muri amashyaka ya politiki aba afite uburenganzira bwo gukurikirana amatora, bityo bikazagaragaza ko koko komisiyo yatanze uburenganzira bungana. Nk'uwari usanzwe ari mu mutwe wa politiki, muri icyo gihe ari mu kazi ke, awuvamo cyangwa se yitwara te kugira ngo abandi batibaza batese bimeze bite, cyangwa se imitwe ya politiki yose irahagarariwe bimeze bite? Mu bajya mu abakomiseri ba komisiyo y'igihugu y'amatora bashyirwaho hakurikijwe ibintu byinshi, ubunararibonye, icyo ababagena barebera cyane cyane kuri ubwo bushobozi, ubunararibonye, ariko ntibarebera ku mashyaka ya politiki baturukamo. Ntabwo bikuraho umuntu kuba yarabaye ari umunyamuryango w'ishyaka rya politiki, ariko itegeko rimusaba gukora mu buryo atabogama, gukora mu buryo adahagarariye ishyaka iryo ari ryo ryose rya politiki. Iyo winjiye muri komisiyo y'igihugu y'amatora rero ugomba gukora ukurikije amategeko, utabogamiye ishyaka iryo ari ryo ryose, ugomba kuba utanga uburenganzira bungana, niko mbivuga. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Madame Oda Gasinzigwa ku bisobanuro muduhaye. Batumirwa mwese mugeze neza. Twagarutse ku myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite muri Nyakanga 2024, cyane cyane ariko twikije ku bijyanye n'inkomoko y'umutungo ukoreshwa. Mwese murabyumvise. Reka rero tubifurize kugira imyiteguro myiza y'amatora, kandi tunibutsa ko mu gutora ariko kugena ahazaza h'igihugu cyawe, bivuze ko ugomba gusoma imigabo n'imigambi y'imitwe ya politiki ukayumva ko ukazatora wumva neza impamvu ugiye gutora uyu muntu. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.